Mwaramutse mwese kandi abandi muraho. Mwaramutse neza. Sabato nziza kuri twese. Urakoze Melanie, mushiki wacu rwose, Imana iguhe umugisha kuko utwibukije ibyishimo tuzaba dufite nitugera mu ijuru, kandi Imana ibidufashemo mu buntu bwayo kugira ngo tuzabashe kuba turi kumwe twese tuhateraniye, maze aho tutazongera kubyuka ijoro, aho tutazongera kurwara, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera gutandukana. Akaba ari byo nifuriza buri muntu wese kuri aya manywa cyangwa se muri kino gitondo cy'isabato, kugira ngo tuzabe turi kumwe muri buriya buzima bw'iteka ryose twibanira n'umukiza wacu. Icyigisho nagira ngo dusangire muri kino gitondo ni iki gifite umutwe uvuga ngo ese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Reka tubanze dusomere hamwe ariya magambo tubona mu gitabo cya Luka, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Dusomere hamwe kuva ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11, no twongere duhere ku wa 16 tugeze ku wa 20. Mu byihanganire, ni imirongo myinshi ariko nkeka ko nta kibazo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 10 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11, no kuva ku wa 16 kugeza ku wa 20. Ni amagambo tugiye kuganiraho tubifashijwemo n'umwuka wera. Ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70, atuma 2 ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose n'aho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, nuko mwinginge nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Nimugende, dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Ntimujyane uruhago rurimo ifeza cyangwa imvumba cyangwa inkweto, kandi ntimugire uwo muramutsa mu nzira. Nimujya mugira inzu yose mwinjiramo, mubanze muvuge muti amahoro ari muri iyi nzu. Niba hari umunyamahoro, amahoro yanyu azaba kuri we, natahaba amahoro yanyu azabagarukira. Kandi iyo nzu aba ariyo mugumamo, musangire nabo ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko umukozi akwiriye guhembwa. Ntimuzacumbukure mu nzu ngo muraraguze, kandi umudugudu wose mujyamo bakabakira, murye ibyo babahaye, mukize abarwayi burimo, mubabwire muti ubwami bw'Imana burabegereye. Ariko umudugudu wose mujyamo ntibabakire, musohoke mujye mu nzira zawo, muti umukungugu wo mu mudugudu wanyu wari ufashe mu birenge byacu turawakunkumuriye. Ariko mumenye ibi, yuko ubwami bw'Imana bubegereye. Ku murongo wa 16, ubumvira nibyo aba yumviye, n'ubanga nibyo aba yanze, kandi unyanga aba yanze n'uwantumye. Nuko abo 70 bagaruka bishima,
bati databuja, abadayimoni nabo baratwumvira mu izina ryawe. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo. Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Aya magambo meza tubona arebana n'uko Yesu yohereje intumwa ze ngo zijye kubwiriza ubutumwa, zimubanzirize, yatumye ntekereza ku bintu biriho bikorwa ubu ngubu. Ntekereza ko atari jye ubibona gusa, ndibwira ko ari buri wese ubibona. Iyo ndebye ukuntu abantu bahagurutse kubwiriza ubutumwa hirya no hino ku isi, iyo ubonye abantu haba mu bibwirizwa, haba mu ndirimbo, haba amatorero avuka hirya no hino, bose bavuga Yesu, birashimishije, biratangaje, ariko nanone bikaba biteye ubwoba. Bigaragaza ko abantu bitabiriye ririya somo tubona muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 na 20, kandi twongera no kukibona mu byakozwe n'intumwa, aho Yesu yahamagariraga abigishwa be bose ngo nuko mugende mwigisha abantu b'isi yose, ngo abemera mubatize mu izina rya Data wa twese kandi kumwe namwe iminsi yose kugeza imperuka. Nanone bikanyibutsa ririya ryo muri Matayo 24, igice cya 24 umurongo wa 14, aho tubona yuko nanone Yesu ababwira, igihe yigishaga abigishwa be, ababwira ibyerekeranye mu bihe by'imperuka, ababwira ati ubutumwa buzabwirizwa isi yose kugira ngo bubere ubuhamya abatuye isi. Ngo icyo gihe nikigera, ngo noneho ngo imperuka izahera ko izi. Aba bantu mwumva, nanjye numva, bahagurukiye kubwiriza ubutumwa bwiza, bose babikora mu izina rya Yesu. Gusa umuntu akaba yakibaza ati ese bose ni Imana koko bakorera? Nta gisubizo mbasaba, nanjye nta n'icyo natanga, nta nubwo binatureba kugira icyo tubivugaho, kuko Imana yonyine niyo ishobora kubimenya, niyo ishobora gutanga igisubizo, ariko yo irabizi uko byagenda kose. Nuko Yesu hariya amaze gutoranya abigishwa be, yarabafashe amarana nabo imyaka 3, abigisha ibirebana Imana iyo ari yo, ibirebana n'agakiza, ibirebana n'ubwami bwo mu ijuru, ibitandukanye ubwami bwo mu ijuru n'ubwami bwo mu isi, ibirebana n'ukuntu umuntu ashobora kububona, ibirebana n'urukundo rw'Imana, ibirebana n'ukuntu umuntu ashobora kubona ubugingo buhoraho, n'icyo umuntu yakora kugira ngo abashe kububona. Yanabigishije ukuntu umuntu ashobora kubana na mugenzi we, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ariko nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana, Yesu ntabwo yigishije gusa. Yesu yarigishaga, ariko nanone agakora. Noneho abigishwa bakamwumva, ariko bakanareba n'ibyo akora. Ibyo avuga akabishyira mu bikorwa, akabaha ingero. Ibi byose
yabikoraga kubera ko igihe yabatoranyaga yabatoye kugira ngo abategure, abigishe, abatoze, bazajye kumuhagararira ku isi, bazajye kumuvugira, bazajye kubwiriza ubwo butumwa bwiza bw'urukundo rwe, bw'ubwami bwo mu ijuru, babugeze ku bandi batari bahura nawe cyangwa se batari babumenye. Yesu ahitamo ziriya ntumwa ze, ni nk'uko yari yarahisemo ubwoko bw'abanyayisirayeli, ni nk'uko natwe ubwacu yaduhisemo kugira ngo tubashe kuzamuhagararira cyangwa se tuzamubere intumwa. Aha ngaha icyo umuntu yatsindagira ni uko yahitamo abanyayisirayeli, yahitamo ziriya ntumwa ze, natwe yaduhitamo cyangwa se yadutoranya, ntabwo yabikoze kubera yuko bari beza kuruta abandi, bari babikwiye, ahubwo byose yabahisemo kubera ubuntu yabagiriye, kubera ubuntu atugirira natwe adutoranya. Ntabwo ari ukubera yuko turuta abandi, ntabwo ari ukubera yuko turi beza, ahubwo ni ubuntu atugirira. Kandi ubu buntu yagiriye baba ari aba mbere, yaba ari twebwe, ni ubuntu Yesu aha cyangwa yiteguye guha buri wese. Gusa ikibazo ni ukwemera buriya buntu. Yesu ntawe butsindagira, butegereje buri wese ubwemera kandi akagenza ate, kandi akabwakira. Yesu nta ngufu akoresha. Igishimishije ni uko zaba ziriya ntumwa zabwakiriye, ndetse natwe turimo dukurikirana rino jambo ry'Imana, turimo dusangira ijambo ry'Imana n'abandi bari hirya no hino bemeye cyangwa se twese twemeye kwakira ubwo buntu bwe cyangwa se uwo muhamagaro wa Yesu. Yesu rero natwe adutoranya buri wese muri twebwe, kwari ukugira ngo atwigishe, ni ukugira ngo adutoze, ni ukugira ngo adutegure kugira ngo tube intumwa ze, kugira ngo tubashe gukwirakwiza iby'urukundo rwe nk'uko ziriya ntumwa ze za mbere zabikoze. Ndetse natwe ibi tuzi twabigejejweho nuko bagiye bakurikirana babihererekanya bivuye kuri Yesu, bivuye ku ntumwa ze, bikaza natwe bikatugeraho muri iyi minsi. Akaba ari uwo murimo rero Yesu adutoranya, natwe yaduhamagariye kugira ngo tuwukomeze kugeza igihe azagarukira. Kugira ngo gusa tubashe kubigeraho, tugomba kumenya neza icyo Yesu yakoraga n'icyo ashaka igihe yari ari hano ku isi. Kubera ko Yesu uko yari ari niko na n'ubu ari, niko azahora. Yesu ntahinduka. Ntabwo rero tugomba kwihimbira uburyo bwacu bwo kugira ngo tumukurikire cyangwa tumukorere cyangwa se tumwamamaze. Uburyo yakoresheje nibwo bukiriho, kuko uko yari ari niko ari kandi niko azahora. Tugarutse rero kuri ziriya ntumwa yatoranyije cyangwa se zabanaga nawe, zari zimaranye imyaka 3 nawe azigisha, azitoza, azitegura. Twabonye muri buriya butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cya 10 ko yazohereje, arazohereza ngo zimubanzire. Mbere yo kohereza ziriya 70, aha ngaha turibukiranya yuko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, abakurikiraga Yesu bari bamaze kuba benshi cyane, cyangwa bari benshi cyane, intumwa ze zari nyinshi cyane, usibye ko harimo ziriya 12 yabanje gutoranya.
nyuma ya ziriya 12 hagiye hiyongeraho abandi hiyongeraho abandi hiyongeraho abandi. Mbere yo gutoranya bariya 70 abohereze, yabanje nk'uko tubibona mu gice cya 9 mirongo 6 ya mbere, tubona ko yabanje kohereza bariya 12. Noneho rero mu kubohereza nabo kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa, bajye kwigisha abandi, yabanjije kubaha imbaraga, abaha imbaraga, abaha ubushobozi kugira ngo babashe kujya kubwiriza ubutumwa cyangwa babashe kujya kubwiriza inkuru nziza y'ubwami bwa Yesu cyangwa se y'ubwami bwo mu ijuru. Nk'uko yari yabigenjereje kuri bariya 12 yabanje kohereza, na bano 70 igihe batoranyaga kugira ngo abohereze, nabo yabanje kubategura. Yarabanje arabigisha, abaha inyigisho zidasanzwe, abaha amakuru adasanzwe, arabategura ku buryo budasanzwe kandi ku buryo buhagije kugira ngo babashe kuzarangiza ziriya nshingano zabo yari abahaye igihe yaboherezaga mu bantu. Aha Yesu ni mwiza cyane. Yesu ibintu bye byose biba biri muri gahunda. Yesu ibintu bye byose bigenda ku murongo, ntawe atungura, kandi nta n'uwasaba icyo adashoboye cyangwa nta n'uwasaba icyo atazi. Arabanza akadutegura, natwe yatwohereje mu butumwa kugira ngo tujye kumuhagararira, kugira ngo tujye kumuvugira, kugira ngo tujye kumwerekana. Aduha uburyo bwo gukoreramo, aduha umurongo. Ntabwo ari ukugira ngo dukore uko twishakiye, kugira ngo tugende tuvunda. Oya, aduha uburyo nk'uko agira gahunda, aduha uburyo bwo gukoreramo. Yamara kuduha uburyo bwo gukoreramo, akatubwira ibyo tuzakenera byose n'aho tugiye. Noneho yanarangiza akaduha ubutumwa tujyanye. Ntabwo tugomba kugenda twijyana ubutumwa bwacu uko dushaka. Ntabwo ari ubutumwa bwacu tugomba kujyana, ahubwo ni ubutumwa bwa Yesu Kristo tugomba kujyana. Iyo turebye rero kuri iriya mirongo, kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3 wa kiriya gice cya 10 twasomye cya Luka, tubona ko bariya bigishwa 70 Yesu yarabohereje ngo bagende babiri ari babiri cyangwa se babiri. Noneho abohereza mu migi yose no mu birorero byose yagombaga kujyamo kugira ngo bamubanzirize. Aranababwira ati ntimugire ngo ni akazi koroshye cyangwa se ni ukwitemberera. Aravuga ati ibisarurwa ni byinshi, ndetse musenge kugira ngo nyiri ibisarurwa yohereze abandi bakozi. Ni ukuvuga ko abantu bari bakeneye buriya butumwa bwiza bwa Yesu, buriya butumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru. Abari babukeneye, abari babusonzeye bari benshi. Abigishwa bari bohereje ntabwo bagomba gufata uriya murimo cyangwa kariya kazi nk'ibintu byoroshye. Bagomba kubishyira ku mutima, bakumva yuko bafite icyo gukora. Ababwira n'aho abohereje. Yarababwiye ati mbohereje ahantu mutibwira ngo ni aha ngaha mwari muri. Urabona abigishwa babanaga na Yesu bakagenda nawe umunsi ku wundi, basenga, abasengera, abigisha, akiza abarwayi, ahumura impumyi, agendesha ibirema, azura abapfuye, abagaburira bashonje. Bari bamenyereye ubuzima ndetse navuga ko ari bwiza bwo gukorerwa, bumvikana, bamwigiraho, bameze neza. Aha ngaha ariko arababwira ati mwitonde, aho mbohereje ntabwo ari abantu bameze nk'amwe mu myitwarire,
mu buryo bwo kuvuga, mu buryo bwo gutekereza, mu buryo bw'imirire, mu buryo bwo kumva ibintu, ndetse arabagereranya ati mbohereje mwe mumeze nk'abana b'intama, nkaba mbohereje mu birura. Aha yarabateguye kugira ngo batumva yuko aho abohereje ari ahantu horoshye, ko ndetse binabaye ngombwa n'ubuzima bwabo babuhasiga. Twareba rero ibi Yesu yababwiye, nanone bigatuma dutekereza cyangwa se tumenya yuko ari ingenzi kumenya aho tujyanye ubutumwa bwa Yesu, aho tugiye, aho tugomba kuba turi, kugira ngo tumenye uko tugomba kwitwara. Ko hari igihe ushobora kugenda utazi ubwira cyangwa utazi abo ubwira, yenda ibyo bagomba kuvuga bikaba byakakirwa cyangwa byagira akamaro, ntibyakirwe cyangwa bikakirwa nabi, ndetse ukaba wanagirirwa nabi bitewe n'uko witwaye cyangwa n'uko wabijyanye, bikomoka ko utazi abo uri kumwe nabo, utazi abo ugomba kubwira, utazi abo ugomba kwigisha. Akaba ari ingenzi rero kumenya aho dukorera n'aho umwami Yesu atwohereje uko hameze. Hariya ku murongo wa 4 Yesu ababwira none ko ntabyo bagomba gutwara. Ntibagomba gutwara isaho y'amafaranga, ntibagomba gutwara ibyo kurya. Aha nanone bikatwibutsa ko iyo tugomba gukorera Yesu, yiba duhamagawe kandi tukitaba, tujye tugenda wese tudatekereje ngo tuzarya iki, tudatekereje ngo tuzambara iki, tudatekereje ngo ejo tuzabaho dute, abana bacu bazabaho gute. Aha munyumve neza, ntabwo ari uko tutagomba gukora, ntabwo ari ukuvuga ko tutagomba kugira icyo dutekereza, ariko tureke kurenza ibitekerezo byacu Yesu, kuko yaratubwiye ngo twe guhangayika, duhangayikishwe ngo ejo tuzambara iki, tuzarya iki, kuko byose aba abizi kandi aba yabiteguye. Kuko azi ibyo dukeneye rero, iyo atwohereje mu butumwa bwe, nk'uko yabigenjeje bariya bigisha babuza kugira ibyo bikorera bigenda bibavuna cyangwa bibakereza, banyura hirya no hino bafata iki n'iki ngo kugira ngo bategure urugendo rwabo. Oya, Yesu kuko ari wari ubibohereje kandi akaba ashoboye byose kandi akwazi ibyo babikeneye, byose yari yabiteguye. Aha ngaha bavandimwe, nkagira ngo twibukiranye cyangwa se tuzirikane yuko muri buno buzima turimo, aha nubwo yabafasha akavuga ati ndabohereje muri iriya migi, muri iriya midugudu, muri biriya birorero ngo mugende, twebwe mu buzima turimo bwose, kuva mu ngo zacu, ku kazi dukora ka buri munsi, iyo turi muri metro, iyo turi muri tram cyangwa muri bus cyangwa muri train, niyo turimo twoza amasahane mu rugo cyangwa se akazi kose twaba turi, niyo twaba turi kwa muganga turwaye, aho hose turi intumwa za Yesu aba yahatwohereje. Ni ukuvuga ko ibitekerezo byacu n'ibigomba kuduhangayikisha dukubita hirya no hino ndetse bigasanga binaducumuza, ntabwo byagombye kubaho, kuko Yesu azi ibyo dukeneye, azi ibyo dukeneye kandi niwe ubitanga kandi abitangira ubuntu. Ahubwo twemere, tumwumvire, tugende nk'uko ashaka. Hariya tugarutse kuba yabigishwa 70, nta n'ubu Yesu arababwira yuko mu rugendo cyangwa se mu nzira bagombaga kugenda, ntabwo bagombaga guta igihe, ntabwo bagombaga gusuhuza aho bahuye. Hariya si ukuvuga ko bagombaga kugira ngo be gusura, ariko yashaka kubabwira yuko batagomba guta igihe.
murabizi iyo uhuye n'umuntu mugatangira mugasuhuzanya amakuru, uvuye he, iki, ibi ngibi n'ibi, ikiganiro kikagenda, iminota iragenda, ujya ureba uri kwitegura usa nk'ushaka kuza gusenga cyangwa ufite gahunda, umuntu akaguhamagara kuri telefone. Iyo aguhamagaye kuri telefone byanze bikunze, kugira ngo wibuke ko wanihutaga, hari iminota nibura 5 cyangwa 10 itakara kugira ngo ubashe kwibuka yuko wari uri muri gahunda kandi uri kwikererwa. Ubundi uragira ukavuga bitewe n'icyo ari kugushakira, n'icyo nawe uri kumubwira, ugasanga hano rero ngarutse, ntago byagomba kwirinda guta igihe mu nzira baganira, cyane cyane ko mu mico y'abari yo muri kariya gace y'icyo gihe mu Banyayisirayeli, ni ukuvuga ko iyo waganiraga n'umuntu habaga n'imico yo gufata umuntu ukamutumira, ukamujyana mu rugo, ukamufungurira, mukaba mwasangira. Ibyo byose ahangaha Yesu yabibutsaga ko batagombaga guta igihe bavuga ubusa cyangwa bajya muri gahunda zitari ngombwa, kuko bari bafite ikibahagurukije, bari bafite inshingano, bari bafite intego bagomba kugeraho badatinze. Ikindi nanone tugomba no kwibuka nuko Satani abacungacunga. Muri uko gucungacunga, mu magambo tuvuga, mu biganiro tuvuga, mu wo yaduteze mu nzira, kugira ngo aturangaze intego yacu twe kuyigeraho, cyane cyane intego tuba dufite yo kuvugira Yesu, cyangwa se ubutumwa bwa Yesu tuba dufite, ugasanga twigiriye mu bindi, habaye byagenze kuri byagenze. Tugomba kuba maso buri gihe kandi ntidute igihe, kubera ko igihe Imana iduha cyo kwikoreshereza ni igihe gihenze, ni igihe tutagomba gupfusha ubusa cyangwa tutagomba gukoresha uko twishakiye. Ikindi kandi mubyibuke, cyangwa se ndibwira ko twese tubizi, n'utabizi abimenye, umushinga wawe ufite kose, akazi wawe ufite kose ushaka kuzakora, umushinga wawe ufite ushaka kuzakora, iyo ikintu cyitwa gahunda, ikintu cyitwa disipline, iyo idashyizemo disipline cyangwa se gahunda, cyangwa kugira uko ubyitwaramo neza, ntabwo ushobora kubigeraho. Niyo mpamvu rero n'akazi Yesu adushinga, nk'uko yabwiraga ziriya ntumwa ze, natwe tugomba kugiramo disipline. Iyo turebye kuri uriya murongo dukomeje kuri kino kigi, cyangwa se kuri ino mirongo twasomanye cyangwa se twasomeye hamwe, tugakomeza tukagera kuri uriya murongo wa 5 n'uwa 8, hariya dusanga ko Yesu arakomeza ababwira, abategura, ababwira uko bagomba kwitwara, ababwira uko bagomba kwifata, ngo aho bazagera ngo bazabifuriza amahoro, mu nzu bazageramo bazifurize amahoro, ngo nihaba hari umuntu uyashaka, uyakeneye, wemeye kuyakira, ushaka amahoro, ngo aya ngaya ngo agenze ate, azamugarukira. Niba atayashaka cyangwa iyo nta muntu ushaka amahoro uhari, ngo amahoro batanga cyangwa bazaba bamushyiriye cyangwa bazaba bamwifuriza azabagarukira. Twitonde, hari igihe Imana ituha imigisha cyangwa idutegura imigisha ikaducaho kubera ko twanze kuyakira, cyangwa kubera ko itaje nk'uko twebwe dushaka kwizisa. Tukaba ubwo bidasa kuriya, cyangwa ubwo natekerezaga kuriya, cyangwa nifuzaga kuriya, oya ntabwo ari byo, akaduca iruhande. Amahoro Yesu atanga, hari igihe tutakira amahoro kandi Yesu yatanga, tugashaka amahoro twebwe twishushanyirije, tugashaka amahoro twebwe twitekerereje, amahoro nk'uko tubyumva. Ugasanga igihe Yesu atuzaniye amahoro, kubera yende ko azanywe n'uwo tutazi cyangwa se uwo tutumva cyangwa uwo tutiyumvamo, amahoro akagenza ate, uwo tutavuga rumwe
amahoro akagenda. Bantu b'Imana, tuba abantu bakunda amahoro, kuko iyo tudakunda amahoro ntabwo dushobora kwakira amahoro. Kandi amahoro ya Yesu ntabwo agira isura, ntabwo agira akarere, ntabwo agira ubwoko, ntabwo agira urwego muri sosiyete. Tuba abantu bifuza kandi bakira amahoro ubuzima bwacu bwose, aho twaba turi hose. Ko ari amahoro abigishwa ba Yesu batangaga, natwe tugomba gutanga cyangwa kwifuriza abandi. Ni amahoro atatuvuyemo, ahubwo avuye kuri Yesu. Kuko niyo Yesu ashaka ko dutanga cyangwa tugeza ku bandi cyangwa twifuriza abandi cyangwa dushyira abandi. Ariya mahoro rero agera ku bantu bose bayifuza. Utayifuza ntabwo ashobora kumugeraho. Ni kimwe na bwa buntu twavuze, kwakira ijambo ry'Imana cyangwa kugira ngo Yesu agutoranye umuvugire cyangwa ntoranye umuvugire, ntabwo ko mba dutabana, ni ubuntu aba yangiriye. Nk'uko rero tugomba kwakira ubwo buntu, n'amahoro ya Yesu tugomba kuyakira. Ntawe Yesu atsindagira amahoro, arahari kandi ahari kuri buri wese, ntabarika, ntagira ingano, ariko tugomba kuyakira. Bityo rero bantu b'Imana, bavandimwe, inshuti, tuba abantu bakira amahoro, kandi amahoro ya Yesu atagira isura, nongeye kubisubiramo, atagira urwego, atagira ishusho, atagira ubwoko, atagira akarere, atagira amahoro ya Yesu. Ni amahoro. Natwe rero n'intumwa za Yesu, usibye noneho kuyakira nk'abantu, noneho n'intumwa za Yesu tuba tugomba natwe gushyira amahoro abandi. Tugafa ya mahoro Yesu aduha, kuko tugomba kuba turi abanyamahoro, nk'uko ziriya intumwa za Yesu zari zijyanye amahoro ya Yesu, zari inyamahoro. Natwe nk'abantu b'Imana tuba tugomba kuba abanyamahoro mu buzima bwacu, mu ngo zacu, ku kazi, mu nzira. Umuntu adutunguye tutamenya aho avuye, n'igihe twibwira ko nta muntu utureba, tukaba twicaye turi abanyamahoro. Ayo mahoro ya Yesu, Yesu atanga, aduha ngo natwe tuyageze ku bandi, tukayageza ku bandi, kandi tukayajyana aho tugiye hose, tukayagendana, tukayageza kuri buri wese ushaka kuyakira. N'udashatse kuyakira, ibyo ntibitureba, ariko twebwe ikitureba ni ukujyana amahoro ya Kristo, ni ugutanga amahoro ya Kristo. Tukaba abantu b'abanyamahoro, atari abayakunda gusa, ahubwo n'abayagendana, n'abayamize, bayatanga kandi biteguye kwiha buri wese. Yesu abwira bariya bigishwa be yari yohereje ko bagomba kuzaguma aho bagomba kuba bakiriwe. Niba bakira, bazarye banywe ibyo bazaba bahaye. Byababuzaga kugenda bajarajara bajya hirya no hino batigiye. Iki nanone mu mujyi bagombaga kwakirwamo, nk'uko tubibona hagati y'uriya murongo wa 9 n'uwa 11, aho bagombaga kwakirwa, bagombaga gukiza abarwayi, bakabasengera, bakabakiza, bakirukana abadayimoni, bagafasha abantu, noneho kandi bakigisha yuko ubwami bw'Imana bwabegereye ko bubarimo. Twibukiranye ko dutangira, Yesu ntabwo yabigishije mu magambo gusa,
ntabwo yababwiye ibyo bafata mu mutwe gusa, ari kumwe nabo yarakoraga bakareba n'ibyo akora kugira ngo abigishe atanga urugero. Nabo rero nibyo bari bagiye gushyira mu bikorwa, bagombaga gusengera abarwayi akabakiza, akirukana abadayimoni, ariko bakabwiriza n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana buri kumwe nabo. Bagomba gukora nk'uko Yesu yakora, haba ari ukuvura abo barwayi, kandi bakababwira yuko Yesu yabaziye, Yesu ahari, Yesu ari kumwe nabo, ko ari muri bo. Noneho kandi bakanababwira n'icyo Yesu abazaniye, ko abazaniye amahoro, ko abazaniye urukundo. Kubirengejeho bakababwira yuko abazaniye agakiza. Twibukiranye yuko ahangaha nubwo ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo bamubanjirije, nubwo bari bamubanjirije, ariko yari ari kumwe nabo, yagendanaga nabo, bari muri bo, kubera ko ibyo bakoraga byose niwe wabibakoreshaga, kuko ubwabo nta kintu bashobora kwikorera atakibakoresheje. Ikindi hariya mu mujyi cyangwa mu mudugudu bagombaga kubakira, cyangwa aho batagombaga kubakira bakabanga. Arababwira ati aho muzajya ntibabakire, si akazi kanyu, muzasohoke mujye mu mihanda, mufate mucunshe umurimo, babwire ko umukungugu, ko aho ibyo bafashe byafashe n'umukungu wafashe mu birenge byabo, ko bawubasigiye, nko gutanga ubuhamya bati twababwiye, twaje tubazaniye inkuru nziza, twaje tubazaniye amahoro, ariko mwanze kutwakira. Murebe mutagira n'icyo mwitwaza, turagiye, kuko twebwe nk'uko wadutumye, nk'uko utwohereza, nk'uko tugendana nawe, nk'uko udukoreramo atakikoresha ingufu, natwe ntabwo duhata, turagiye. Atariko nibanga kubakira mukabigenza gutyo, muzababwire uko byagenda kose, muzasige mutababwiye ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, ko ubwami bwo mu ijuru, ubwami bw'Imana bwabegereye. Natwe rero ntabwo tugomba kwiha imipaka ubwacu mu kuvuga ijambo ry'Imana. Yesu yadutumye ku bantu bose, atarobanura, ibitsina byose, imyaka yose, ubwoko bwose, mu duce twose, aho adushoboza, ariko muri uko kutwohereza ntabwo tugomba gushyiraho imbaraga. Ushaka kutwakira tugomba kumwigisha, tukaganira ibya Yesu, tugasangira ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru. Yakanga ntabwo tugomba gushyiraho ingufu, ariko tukamubwira yuko nubwo adashatse kutwuba cyangwa adashatse kutwakira, ubwami bw'Imana buri hafi, cyangwa se burahari, bwaramwegereye. Abigishwa ba Yesu bagombaga gukiza abarwayi, bakigisha, kandi bakigisha abashakaga ko babigisha, ntabwo bagombaga gushyira ingufu. Imana ntawe ishaka ko yarimbuka, ariko
nubwo ishaka ko bose babugira ubugingo buhoraho, ubugingo buhoraho ni ukubwakira, kuko burahari kandi buhari kuri buri wese. Utabwakiriye, Imana ntabwo imushyiraho ingufu. Kuri uriya murongo rero wa 16 wa kiriya gice cya 10 cya Luka turimo tuganiraho, tubona ko Yesu ababwira yuko uzumva ziriya ntumwa cyangwa bariya bigishwa ba Yesu, ni Yesu azaba yumvise. Kubera ko ntabwo ari ijambo ryabo cyangwa ntabwo ari ubutumwa bwabo babaga bajyanye, ni ubwa Yesu. Natwe ubutumwa twongeye kubisubiramo, tujyane cyangwa tugomba kujyana, ntabwo ari ubwacu, ntabwo ari amarangamutima yacu. Tugomba kujyana ubutumwa bwa Yesu, ubutumwa bw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ry'ukuri ridahinduka bitewe n'aho umuntu ari, bidahinduka bitewe n'imyaka umuntu agezemo, bidahinduka bitewe ngo n'idini umuntu arimo, ridahinduka bitewe n'iminsi n'ibibazo n'ibyishimo cyangwa se ibyago. Nibyo tugomba kujyana. Ni ukuvuga ko uzaba ubumvise cyangwa utwumva, ntabwo ari twa agomba kumva ko yumvise, ahubwo aba yumvise Yesu. Udashaka kandi utabumvise cyangwa utazatwumva, ni Yesu ni ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu azaba atashatse kumva. Noneho kandi ati kandi bazabanze kumva na Data wantumye cyangwa se wanyoheje. Tubonamo iyo dukomeje dusoma yuko abigishwa bagiye bajyana ubutumwa, baragenda barigisha, baragenda babwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru, urukundo rwa Yesu, iby'agakiza. Nuko barangije cyangwa se hamwe n'ibyo bakizaga abarwayi, birukana abadayimoni, byose kandi babikora mu izina rya Yesu. Tubona yuko rwose byose byagenze neza nk'uko Yesu yabakoreshaga, akabakoreramo kandi akaba ari kumwe nabo. Bigenze neza nabo barishima, kubera ko bari barabonye cyangwa bahawe, twabibonye ko yabahaye ububasha n'ubushobozi. Ibi ni byo iyo dukorera Yesu, iyo dukora umurimo w'Imana, turanezerwa, tugomba kuwukora tunezerewe. Iyo dukora umurimo w'Imana turakaye, duhekenya amenyo cyangwa twivuga, reka tureke kuyahekenya, yenda nkoresheje ijambo mu mbare, iryo jambo yenda rirakomeye, ariko reka tuye kuyahekenya, tuwukore twivovota, twitonde. Iyo umuntu akorera Imana, iyo umuntu akora umurimo w'Imana, agomba kuwukora anezerewe, agomba kuwukora yishimye. Kandi noneho wanagenda neza, umurimo w'Imana wagenda neza, ubutumwa bwiza babwakira, abantu bakihana, ibintu byose byagenda neza, ntitwishimire ko twebwe ari byo tugeze, ahubwo tugashimira Imana yuko umurimo wayo yawukoze kandi yawutunganyije ibidukoresheje. Kuko byose niyo ibikora, cyangwa se ni Yesu ubikora akabidukoreramo, kuko tutamufite ubwacu ntacyo dushobora kugeraho. Niyo mpamvu n'ibyo dukora byose tugomba kubikora mu izina rya Yesu. Ahangaha twitonde. Iyo tuvuze cyangwa ijambo ry'Imana tuvuga ko tugomba kubikora mu izina rya Yesu, ntabwo ari amagambo ngo bya bindi ngo jyewe ndavuze ngo kira mu izina rya Yesu, ndavuze ngo mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ibi birenze iby'ururimi ruvuga. Ni ukuvuga ko yiba ngiye ahantu ndi mu murimo wa Yesu, njye ntekereza ko ndi kubikora mu izina rya Yesu. Nibaze ngo Yesu turi kumwe, Yesu uri kunkoresha, ese ndi kwemera ko kuko turi kumwe? Ese ndi kwibuka ko turi kumwe?
mbese ndi kwitwara nk'uri kumwe na Yesu? Ese ndi kwitwara nk'uri gukora mu izina rya Yesu? Ese ndi kuvuga nk'uri kuvugishwa na Yesu? Ese ndi gusubiza nk'usubiza akoreshejwe na Yesu cyangwa ari kumwe na Yesu? Ndi gutanga nk'uri guha, nk'uri kubishobozwa na Yesu? Ndi gusura umuntu, nsura umuntu nk'uri kumwe na Yesu cyangwa uri kubishobozwa na Yesu? Iki kibazo tujye tukibaza, ntabwo ari byo kuvuga ngo va muri uyu muntu cyangwa haguruka mu izina rya Yesu. Nibyo, ariko birenze ibyo ngibyo, birenze amagambo, bigomba no gutekerezwaho cyane. Ibyo dukora nyine nibyo navugaga, tugomba kwikora mu izina rya Yesu. Iyo Yesu atwohereje mu murimo we, byose arabiteganya kandi akaduherekeza. Ntabwo atwohereza twenyine, nibyo navugaga. Iyo twibuka tuti twitonde, ntabwo yatwohereje gusa turi kumwe na Yesu, nubwo tutamubona arahari, usibye ko twagombye no kumubona. Buri wese rero muri twe aramwohereza kugira ngo ajye kuvuga ijambo, ajye kuvuga inkuru nziza, ajye kubwiriza iby'ubwami bwo mu ijuru. Kuvuga iby'ubwami bwo mu ijuru ni ukubwira abantu kugira ngo bihane, kuko ntabwo wavuga iby'ubwami bwo mu ijuru utavuze urukundo, utavuze amahoro, utavuze agakiza. Aha nanone ntitugomba kwibeshya ngo abo Yesu yohereza cyangwa akoresha cyangwa akoreramo ngo ni abazi kubwiriza gusa, ngo ni abazi kuririmba gusa. Kuko iyo bavuze ngo kubwiriza ubutumwa, hari abumva yuko umuntu abwiriza ubutumwa iyo yaririmbye muri korali runaka, yagiye hirya no hino kuririmba hirya no hino, iyo ari umubwiriza yagiye kuririmba hari, yagiye kubwiriza hariya, yabwirije inshuro nyinshi, yabwirije neza, ari intyoza. Oya, nabyo nibyo ni ukubwiriza, haba mu ndirimbo, haba mu bibwirizwa nk'ibi byose cyangwa n'ibyo mwumva hirya no hino, nibyo, ariko si ibyo gusa. Kubera ko niyo waba utazi kubwiriza, niyo waba utazi kuririmba, niyo waba utazi kwigisha, buri wese Imana yamuhaye impano, kandi impano yihariye imusaba kuyikoresha mu kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo mu ijuru, aho ari kandi nuko ashoboye, haba gusura abantu babikeneye, uri kubwiriza ubutumwa bwa Yesu, uri kubwiriza urukundo rwa Yesu, haba kuvura, haba guhoza abababaye, kubaba hafi, haba kugira inama. Buri wese n'impano yahawe. Sinzi niba byarababayeho, ariko igihe byambayeho, ukaba urwaye cyangwa ukaba uri mu kibazo gikomeye cyangwa uri mu kaga, ukabona umuntu akugezeho, yenda mvuge nko muri Afurika abantu basurana yenda batanateguje, cyane cyane ko kera mu gihe cyacu nta n'amatelefone menshi yabaga ahari, ariko naho tubizane muri kino gihe cy'amajyambere, ukumva umuntu araguhamagaye wari urwaye, wumva ugize imbaraga, mukaganira, ukumva uvuye mu kintu cyo kwigunga, ukumva usa nk'uworohewe, ukumva aragufashije. Ahangaha rero urumva gukorera Imana cyangwa kujya mu murimo wa Yesu, kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu, bikorwa mu buryo bwinshi. Aha nkagaruka, ndashaka kuba yuko iyo Yesu akohereje, buri wese yohereza muri twe cyangwa yohereje muri twebwe, kugira ngo ajye kubwiriza cyangwa gukwirakwiza ubwami bwiza bwo mu ijuru, tujye tumenya yuko ari kumwe natwe, kandi tumenye yuko atwohereje. Ahubwo ikibazo ni ukubyemera, noneho kandi tukamenya icyo tugomba kujyana nk'uko twabivuze haruguru. Kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18 wa kiriya gice, tubona ko babigishwa batashye,
bagarutse bavuye muri bwa butumwa aho Yesu yari yabohereje, aho bari bajyanye n'aho yari yabakoresheje. Tubona ko bagarutse bafite ibyishimo yuko byagenze neza. Batanga raporo, babwira Yesu uko byagenze, bakijije abarwayi, birukanye abadayimoni, kandi byose ko babikoze mu izina rye. Bari bishimye. Yesu nibwo ababwira yuko yabarebaga rwose, yabonaga ibyo bakoze, kandi koko nibyo yari yabaherekeje, niwe wabibakoreshaga. Ababwira ati nabonye Satani ahubuka ava mu ijuru rwose. Nuko avuga ni nkaho yavuga ati kuko nibyo Yesu wagendanaga nabo, wari wabahaye buriya bubasha na ziriya mbaraga, yari yatsinze Satani, arusha imbaraga Satani. Nuko rero abakozi be cyangwa abo yohereje intumwa ze, ntabwo Satani yagombaga kubahagarara imbere, nta nubwo abadayimoni bagombaga kubahagarara imbere, kubera ko bari bizeye Yesu cyangwa se bari baherekejwe na Yesu. Hariya ndagira ngo twongere dusomere hamwe, twongere dusome uriya murongo wa 19, kuko Yesu ntabwo yagarukiye aho, yababwiye ikintu gikomeye kugira ngo bumve nanone ko abafite imbaraga, ko yabahaye byose. Nibwo yababwiraga ati ku murongo wa 19 ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Izi mbaraga Yesu yahaye bariya bigishwa 70, anabibabwira bavuye aho yari yabohereje. Ni izi mbaraga twese twahawe. Yaduhaye ubushobozi bwo gutsinda ikibi, bwo gutsinda ibyago. Aha si uko tutazarwara cyangwa tutazarwaza, tutazapfusha, ariko ibyo byose niyo byatubaho, ntabwo bizadukura mu nzira z'Imana, nta nubwo bizatubuza kuvuga ubutumwa bw'Imana, ntabwo bizatubuza kuririmba no gushima urukundo rw'Imana, no kuvuga kandi ko ubwami bw'Imana buturimo, kandi yuko Yesu agiye kugaruka, kandi ko yapfiriye buri wese kugira ngo ibyaha bye bikire, azabone ubugingo buhoraho. Nta mwanzi cyangwa nta ugomba kuduhagarara imbere, nta mbaraga z'umwanzi zigomba kuduhagarara imbere. Ni ukuvuga ko rero ziriya mbaraga, buriya bushobozi Yesu yahaye bariya 70 cyangwa n'abariya bigishwa be babanye muri kiriya gihe yari ari hano ku isi, natwe twarabubonye. Natwe ziriya mbaraga na buriya bushobozi twarabuhawe nk'abakozi b'Imana, nk'abagaragu ba Yesu. Ahubwo ni twebwe ko kubufata tukabugira ubwacu, tukabugundira. Niyo mpamvu nta kintu na gito tugomba gutinya, nta kizaduhagarara imbere. Gusa igihe tuzagenda mu izina rya Yesu, igihe tuzagendana na Yesu, igihe tuzemera ko atuyobora, n'igihe tuzemera gukora nk'uko yakoraga, atari uko dushaka, ahubwo dukora uko ashaka. Tutajyanye ubutumwa bwacu, ahubwo tujyanye ubutumwa bwa Yesu. Hano rero ubwo barishimye, baranezerewe. Nkeka ko uriya murongo wa 19 awongeyeho, ariya magambo ayongeyeho, barushijeho kwishima. Bati bumvise buzuye, bumvise rwose hagize abantu bageza. Ariko ku murongo wa 20 Yesu yababwiye ikintu cy'ingenzi, ngira ngo tutindeho, ngira ngo buri wese akibazeho. Aha twibukiranye ko barabigishwa ba Yesu, babanye na Yesu, ntabwo bari abantu b'abapagani, ntabwo bari abantu batigishijwe na Yesu. Ni abantu bigiye ku birenge bye, ni abantu babonye uko akora, ni abantu basangiye, aho yagaburiye, aho yasengeye, aho yarambitseho ibiganza.
aya magambo nibo yabwiraga, kuko hari igihe amagambo aza hano ijambo ry'Imana rivugwa rikatubwirwa nako twiga yuko ritatureba rireba undi, cyangwa se tukibwira ko ubwo turi mu itorero tubwirwa ko kuba abadivantiste bihagije, kuba tuza mu isabato bihagije, ko twakiranutse byarangiye. Oya, ibyo nibyo rwose, kuba umudivantiste nibyo, kuza mu isabato nibyo, ariko tuba abadivantiste b'abakristo. Isabato twumve ko atari yonyine, ahubwo isabato ijyana n'ibindi bintu byinshi, kuko ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana aruzuye atavuyeho na rimwe. Aha rero ntagaruka ko aya magambo yabwirwaga abantu babanye na Yesu, abantu bigishijwe na Yesu mu buryo butaziguye. Arababwira, amaze kubabwira ko abaye ziriya mbaraga, arababwira ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ijambo rikomeye cyane. Reka nsubire muri uyu murongo ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Amen. Ni ijambo rikomeye, ni ijambo uyu mwanya nk'uko ryabwiye bariya bigishwa, ni ijambo Yesu ari kutubwira. Bavandimwe, bashiki banjye, inshuti, aya magambo aratureba. Nta n'icyo twakitwaza na gito tuvuge ngo twebwe ntatureba. Arareba buri wese muri twe, kuko yayabwiye abigishwa be babanye nabo, abo yari yohereje, bagarutse bishimye, bakoze ibitangaza. Natwe tuza mu materaniro buri gihe, tuza mu isabato buri gihe, turirimba, tukabwiriza, tugatanga amaturo, tugatanga imigabane, tugafasha abantu, tugasura abantu. Amagambo aratubwirwa, tuyatekerezeho cyane, ko dushobora kwigisha, tukabwiriza neza abantu ndetse bakihana. Atari ngo twabwirije gusa, abantu bakihana, tukaririmba neza, abantu bagafashwa kandi bakihana, ariko twebwe ubwacu tukaba ibikoresho bimeze nka bya byapa byereka umuntu aho ajya akagenda akagera, ariko bya byapa bitigeze bivaho biri. Nkabwiriza neza abantu bakihana, ariko muri njyewe rurimo rusibana, nangana, munyaburakari, munyanzika, umusambanyi, umujura, umubeshyi, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Nkaririmba ibyo byose mbifite cyangwa binarenzeho, ngafasha abandi, ariko hejuru yabyo nshobora gufasha bamwe, simfasha abandi, cyangwa byose murabizi ibyo Satani atuvurugutamo, sinabirondora ngo mbirangize. Kandi nibutsa ko twibukiranya yuko nta n'umwe Satani atinya igihe atiziritse kuri Yesu, cyangwa igihe atirekuye ngo yumve yuko ntacyo ashoboye, ahubwo areke Yesu abe ari umuyobora. Naho Satani aba ari aho, ntawe atinya, nta n'uwatanga, nta n'uwatatura hasi, usibye uhagarariwe na Yesu gusa, cyangwa uri gukoreshwa na Yesu. Ushobora gusura abantu babikeneye, kubaba hafi uko nshoboye kose, ngakora imirimo myinshi myinshi myinshi, kandi nkayikora mu izina rya Yesu, kandi imyaka myinshi nkaba ndasiba mu isato, kandi nkazinduka ndi uwa mbere, ngakora imirimo myinshi. Ibyo byose ni byiza, birakenewe kandi turabisaba, ariko icy'ingenzi kiruta ibindi byose kandi gifite akamaro, ni uko amazina yacu cyangwa izina ryanjye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ikindi cyose nakora, uko cyaba kingana kose, kuko hari n'igihe
usanga twishimira cyangwa dushishikajwe no kuvugwa n'abantu hirya no hino. Kananiza ni umuntu mwiza, Kananiza aritonda, Kananiza akora ibi, akora ibi, ariko hirya hari ibindi. Nibabivuge ni byiza rwose, ariko nishimire, ninabyumva nishimire ko babivuga bihuje n'uko ndi imbere mu mutima nta kintu mpishe. Hakaba n'igihe dushaka abantu banatuvuga neza, batubona neza, ariko ntitugire icyo dukora cyangwa ntitugire icyo dusaba Yesu ngo adukorere, aduhindure, kugira ngo nyine batuvuge uko twifuza, batuvuge neza nk'uko twifuza. Icyo twakora cyose, izina ryacu cyangwa amazina yacu atanditswe, cyangwa izina ryanjye, icyo nakora cyose izina ryanjye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, naba ndi kuvunikira ubusa. None se nakora iki kugira ngo izina ryanjye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo? Ni gute rishobora kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo? Aha ngaha icyo bisaba nta kindi, ni ubushake no kwiyemeza. Kuko hari igihe ngo ndashaka, ariko ngo ndiyemeje ntiyemeje. No, ni ubushake no kwiyemeza by'ukuri, kandi bwo ubushake no kwiyemeza byanze bikunze gusa na Kristo mu bikorwa byanjye cyangwa mu bikorwa byacu, haba mu magambo, haba mu myitwarire. Ntibibe gusa mu magambo, ntibibe kuvuga gusa, ahubwo ni uburyo bwacu bwo kubaho, bufata amagambo tuvuga noneho bukabihuza n'ibikorwa byacu bya buri munsi. Umuntu wanjye w'inyuma abantu bareba akaba ahuye n'umuntu w'imbere. Hari igihe dukunze no kuvuga ngo ibyo ari byose ngo Imana ngo irabireba ngo niyibizi. Nibyo rwose, ibyo ni ukuri kwambaye ubusa, ariko nanone twe kujya twishuka ngo twibeshye. Ibiri imbere abanyarwanda bakunze kuvuga, yenda no mu zindi ndimi cyangwa mu yindi mico bishobora kuba n'uwo mugani uhari, ariko mu buryo bwabo, yuko akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Rero twe kujya twibeshya, ni ukuvuga ko ibindimo nabishaka ntabishaka, hari igihe binasohoka bikantanga hanze ntanabishakaga. Ni ukuvuga ko rero hano kugira ngo tubashe kwandikisha cyangwa izina ryacu ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ni ugusa na Yesu muri byose, tukamusaba akabidushoboza mu magambo, mu bikorwa, tukaba intumwa zigaragara, intumwa nzima, abahamya bazima ba Yesu Kristo. Yesu arabitubwira rwose, abitubwira neza, adaciye iruhande. Hariya muri Matayo igice cya 7 kuri uriya murongo wa 21. Matayo igice cya 7 umurongo wa 21, aho dusoma ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Kuririmba, kubwiriza, hagati aho mu mbabarira abaririmbyi n'ababwiriza, ntabwo ari ukubikoma, ahubwo ni uko ari byo bikunda kuza nyine. Ababwiriza ubutumwa ni abaririmba, ni abajya kurimbi bakabwiriza. Rwose ni urugero, nako niko biri, ntabwo ari ukwikoma abaririmbyi, oya, ahubwo cyangwa ababwiriza niko bimeze. Ngo keretse ngo abambwira gutyo mwami mwami, si wo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo kereka ngo ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Kugira ngo rero tubigereho ibi ngibi, navuga ko birakomeye,
mbere kubera ko twebwe dusabwa kutagira akantu na gato dusuzugura. Hari igihe twe dushaka guhera hejuru tugakora ibintu bikomeye cyangwa tugashikifuza gukora ibintu bikomeye. Oya, uriya munyururu w'isaha cyangwa uriya munyururu babohesha n'ikindi, iyo ukuyemo isaro rimwe cyangwa se aba ariko mbyita, umunyururu ntushobora kuwufatisha aho wari wawugeneye ngo hafate. Ni ukuvuga ko utuntu twose kugera ku tuntu nta kantu na gato tugomba gukerensa cyangwa se kubagirwa. Aha kandi nanone ntabwo ari twe tubyishoboza, ni Yesu ushobora kubidushoboza kandi akatwibutsa n'utwo tuntu. Kugira ngo rero tubishobore birakomeye. Umuzi impamvu bikomeye, nagira ngo mbabwire ko impamvu bikomeye ni uko byoroshye. Bisa nk'ibisekeje ariko ni ukuri. Kugira ngo tubigeraho biri uko ubushake bwa Data birakomeye kubera ko byoroshye. Ndisobanura. Kubera ko usanga buri gihe dushaka kurushya ibintu, dushaka ibikomeye cyangwa se umweru ni umweru, umuhondo ni umuhondo, n'umutuku ni umutuku. Ariko igihe dushatse gufata umuhondo ngo tuwuhindure mu mutuku tubivangavange cyangwa se kandi bigaragara ko ari umuhondo, dufata umweru tuwita umukara kandi bigaragara yuko ari umukara, ari umweru. Ahangaha nyine iyo dutangiye dukina uwo mukino niyo ibintu bidukomerera, ugasanga turivangira kandi tukivangira tubishaka. Imana idusaba kubaha amategeko yayo mu buryo bworoshye kandi bugaragara. Ahubwo twebwe ugasanga none turashaka kuyubaha nk'uko tubyumva, nk'uko tubitekereza, mu bintu mbese navuga yuko bidushyira hashyushye uko tubishaka. Ibyo rero ntabwo bitworohereza ibintu na gatoya. Kubaha ni ukubaha. Ntugasambane ni ntugasambane, nta bundi busobanuro bundi cyangwa gushaka ngo ntukibe n'ibindi, ntukabeshye n'ibyo nta bindi ugomba gushaka. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana. Ububahe nta guca hirya n'ibindi. Wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari gukora imirimo yawe. Nibyo wishaka kuvuga ngo urashakisha hehe se ko n'Imana yabivuze ntabwo yibeye, ko nukumvira gusa mu buryo bworoshye kandi butazikuye. Reka mbere ukuntu bidukomera kubera ko byoroshye. Mbaho ingero. Muzi ko byoroha gukunda kandi biroroha kandi bikoroshya ibintu gukunda kurusha kwangana. Ukunda aroroherwa, ariko uwangana aravunika kandi akavunika. Ugasanga abantu benshi barahitamo kwangana aho kugira ngo bahitemo gukundana kandi ari byo byoroshye. Akandi kagero gato nako gasetsa ariko kavuze icyo gashaka kuvuga. Biroroshye gusekera umuntu kurenza kumurakarira cyangwa se kujinyika. Biroroshye ko iyo useka ntabwo bitindaho, ariko kurakarira umuntu ukagira gute ugazinga umunya biravuna. Ikindi uzi ko byoroha gusuhuza umuntu aho kugira ngo gusuhuze ntumwikirize, cyangwa kumwikiriza gusuhuje biroroshye, birananejeje kurenza kumwihorera cyangwa kutamusuhuza. Biroroshye, niyo mpamvu bikomeye. Mwibuke ko kwigisha ukagenda magambo undi akajya kwigira mu mirimo arimo abikora, bamwerekera abikora. Wa wundi wafashemo wigishijwe mu magambo gusa azafata bimugoye, ariko wigishijwe biri mu bikorwa yumva vuba bikamworohera. Ikibabaje rero ni uko aho usanga mu buzima bwacu bwa Gikristo dushaka kubamo mu buryo bw'amagambo gusa kugira ngo tubemo mu buryo bw'ibikorwa. Intumwa Pawulo atubwira ibintu bike twakurikiza
ibintu twakurikiza kugira ngo tubashe mu myitwarire yacu nk'abakozi b'Imana cyangwa se nk'abagaragu b'Imana cyangwa nk'intumwa z'Imana, kugira ngo tubashe guhindura imyitwarire yacu cyangwa se tubashe kuyoborwa, kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Iyo dusomye hariya mu Bafilipi igice cya 4, mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 8 atubwira bimwe mu byo twakora. Baratubwira ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, ibishimwa byose, niyo hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ni inama tugirwa, dushakisha ibyo kubaho, ibyo gukiranuka, ingeso nziza. Kandi nk'uko mubyumvise, aragera avuga ngo iby'ukuri, ntabwo avuga ngo iby'ukuri gusa, ahubwo aravuga byose. Ibyo kubaho agashyiraho byose, ibyo gukiranuka byose, ibishimwa ntabwo ngo bimwe, no, byose, ngo dukiranuke muri byose. Akongera ndetse hariya akatugira inama hariya mu Befeso, igice cya 5 kuri ya murongo wa 8 wa 9 ndetse tugasimbuka wa 15 kugeza kwa 17. Atubwira cya 5 umurongo wa 8 n'uwa 9 Abefeso, noneho 15 na 17 kugeza kwa 17. Turasoma ngo ku murongo wa 8 ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu Mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza, ntabwo nziza gusa, ahubwo ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Ku murongo wa 15 ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu agenje te, umwami wacu ashaka. Aya magambo kimwe n'andi menshi cyangwa yose yo muri Bibiliya ashobora kudufasha mu myitwarire yacu, mu magambo yacu, mu bitekerezo byacu, akadufasha gusa na Yesu, akadufasha kugira ngo tubashe kumuhagararira mu buryo bw'ukuri. Kandi ibirushijeho yadufasha no kugira ngo Yesu yandike amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Dushobora kwiga ubuhanuzi tukabucengera, tukabumenya, tukabufata no mu mutwe. Ni byiza rwose, ni n'ibyo gushyigikirwa ndetse n'ibyo gushishikarizanya hagati yacu. Ariko icy'ingenzi kurutaho ni ukumenya icyo ubwo buhanuzi tubukoza, ni ukumenya icyo butumarira. Yiba butuma duhindura imyitwarire yacu, noneho bikazatuma tubona ubugingo buhoraho. Twakiga ijambo ry'Imana, tugasoma Bibiliya, tugasoma ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, tukabifata mu mutwe, tukabicengera. Ni ikintu cyiza, ni n'icyo gushyigikirwa rwose. Ariko ikintu kirutseho ni icyo tumaze iryo jambo ry'Imana, nicyo tumaza icyo dukuraho. Aha bikaza nyine gufata ya magambo tukayahuza n'ibikorwa, tukayahuza n'imico. Nicyo ayo magambo, nicyo ijambo ry'Imana rihindura muri twe, nicyo atuzanira kugira ngo turusheho gusa na Yesu, kugira ngo izina ryacu ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Hariya Timoteyo, muri ya rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, ni amagambo abenshi bazi no mu mutwe ndetse
akunze kugaruka kuri uriya murongo, kuri uriya mirongo wa 17, wa 16 na 17. Timoteyo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Byahumetswe n'Imana, ntabwo byahumetswe n'abantu, biva ku Mana, ni Imana yavuze. Ntabwo ari ngiye ngomba kuvuga ngo ngenda atekereza, nubwo Imana yavuze gutya. Ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikatwigisha no kumwemeza, bikanyemeza ibyaha byanjye, bikanantunganya ijambo ry'Imana, no kandi no kumuhanurira gukiranuka, cyampamagarira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana aba ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza, akora imirimo myiza yose. Niba tutaretse ijambo ry'Imana ngo riduhindure, ngo ritwemeze ibyaha byacu kandi ridukosore, riduhindure umuntu ukora ibikorwa byiza by'umuntu usa na Kristo, ntacyo tuzasarura mu iherezo. Kandi ikintu cyose kindi twakora duciye iruhande rw'ibyo, ntacyo cyatumarira. Twaba twarabwirije, twaba twaririmbye, twaba twarasengeye abandi, twarabaye mu rusengero buri gihe, mu materaniro, tugafasha abandi, tugakora tanga imigabane, byose n'ibindi byose, kandi tukabikora mu izina rya Yesu. Ariko y'ibyo bitaratumye Yesu aduhindura, ngo aduhindure kamere zacu, aduhindure twese ntaho asize. Tuzasubizwa hariya muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 22 kugeza kwa 23, aho dusoma ngo ni Yesu wabivugaga ngo benshi ngo bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ngo nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Birababaje, ahangaha turi kuvugana nk'abantu bazi Imana twese, kandi tukibukiranya ko Satani abamurwanya ni abantu bemeye guhamagarwa na Yesu, ni abantu b'Imana, kandi abahagurikiye cyane muri iyi minsi nabo ni twebwe, n'abamaso ahanze y'abandi, abo amaso yo ahanze ni kuri twebwe, abantu bemeye gukoreshwa n'Imana, cyangwa se bemeye tugahamya ko tugendana na Yesu. Niyo mpamvu aya magambo akomeye tugomba kuyitaho. Tugeze muri cya gihe, kuko isi irimo irangira, iyo umuntu yirukanka, abirukanse cyangwa bakoze urugendo n'amaguru arabizi, iminota ya nyuma cyangwa se intera zishyira ku iherezo ry'urugendo nizo zikomeye. Umuntu atitonze rero yahasiga, ashobora kurata cyangwa se kutagera ku ntego. Niyo mpamvu Imana idusaba ko twemera ikaduhindura. Ntabwo Imana idusaba ibintu bikomeye, nta nubwo idusaba ibintu bidashoboka kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Icyangombwa gusa ni ukwemera, tukayoborwa n'Umwuka Wera muri byose kandi hose n'igihe cyose, uko twaba turi kose, aho twaba turi hose. Nk'uko uriya mugaragu w'Imana Pawulo yabivugaga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13, mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13, aho dusaba buri wese kwisuzuma. Kuri uriya murongo wa 5 aravuga ngo, ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo kwizera, kandi mwigerageze, ngo mbese ntimwimenya
kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagabo. Iyi ni intumwa Pawulo ituhamagarira kwisuzuma. Tugeze mu iherezo ry'umwaka, ndetse mu minsi itarenze 5 turaba dutangiye umwaka mushya. Reka tugerageze kwisuzuma tutibera, noneho turebe y'uburyo twitwaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 no mu yindi dusize inyuma, y'uburyo twitwaye bituma cyangwa bizatuma izina ryacu ryandikwa mu bwami bwo mu ijuru. Nidusanga ari byo, umwuka wera dufashe kwisuzuma tugasanga ari byo, dushimira Imana cyane kandi tunayisabe gukomeza no mu tugiye kwinjiramo. Ariko nidusanga atari byo cyangwa dushidikanya, ari mfite umuvandimwe wakundaga kubaza abantu bakaba bagiranye nk'ibibazo ari babiri cyangwa iki, noneho akababaza akaza bakaganira akabatese ubu Yesu aje ubu Yesu aje nk'ubu turi kuvugana, urumva wajya mu ijuru? Nibura kubonzi yabaje icyo kibazo, nta wigeze avuga ati jyewe najya mu ijuru, Yesu aje ubu ngubu. Reka twisuzume tutibereye, yiba dushidikanya, yiba twumva tutabyizeye, reka tugaruke ku birenge bya Yesu twicishije bugufi, tuvugishije ukuri. Azatugirira ubuntu kandi yongera n'ikindi cyerekezo cy'ubuzima bwacu, kugira ngo icyerekezo kandi kizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ndagira ngo iri gaburo twasangiye ndisoze dusomera hamwe ariya magambo Imana yacishije mu mugaragu wayo umuhanuzi Yesaya, kiriya gice cya mbere. Imana iduhamagara, kandi Imana aya magambo abwirwa tuzi neza yuko ijambo ry'Imana ritubwira ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Aratubwirwa nk'abakozi b'Imana, ariko tukamenya ko nubwo twemeye Yesu nta byera ngo ntituyakerense rero twibwira ngo twebwe hari aho twageze. Umwanzi arazerera, arashaka uwo arimbukana nawe, kandi abonye benshi ntacyo byamutwara. Kandi ijambo rero ry'Imana ribereyeho kutwigisha, kutwibutsa, bikatugarura. Muri aya magambo yo muri Yesaya igice cya mbere, umuvandimwe Rukundo yadusomeye umurongo wa 18 kugeza ku wa 20, barawuvuga bawugeraho habanjije kwerekana ukuntu abantu bigometse. Bavuga ngo nimuze tujye inama. Aya magambo yabwirwaga n'ubundi bwoko bwatoranijwe, abantu bazi Imana cyangwa Imana yari yatoranyije kuyikorera. Ngo nimuze tujye inama, ngo niko Uwiteka avuga. Nawe ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana iradutegereje, kandi dutegereje rwose irambuye amaboko mu buntu bwayo. Irashaka ko twese tubona agakiza, ntishaka ko hari n'umwe wavamo ngo arimbuke. Ntitwigere na rimwe dukerensa icyaha ko cyaba kingana cyose, cyangwa ngo usange turimo duhugiye mu kwikirigita tumva yuko turi beza. Mu iherezo ry'umwaka, reka Imana mu buntu bwayo idufashe kugira ngo tuyireke itwuhagire umwanda w'ibyaha byose uturiho,
kandi itubashishije kugendana nayo mu by'ukuri tutareba hirya cyangwa hino. Noneho tugendana nayo guhera uyu mwanya n'umwaka utaha wose n'ubuzima bwose bwacu dusigaje hano ku isi kugeza igihe Yesu azaba agarutse. Niryo sengesho mbasabiye kandi nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Data mwiza, Mana ikiranuka, Mana muremyi wacu, Mana igirira impuhwe n'imbabazi, tuje imbere yawe tugushimira urukundo rwawe uduhozaho uko bukeye n'uko bwije, tugushimira ukuntu waturindiye muri uyu mwaka dusize inyuma yacu, tugushimira ukuntu watubaye hafi mu buryo bwose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mukuru w'umubyeyi mwiza, turi abantu, Satani ntabwo aba atworoheye muri buno buzima bwa buri munsi. Ndakwinginze ngo uze ubane natwe, uze utweze, uze udutunganye aho twagucumiyeho hose. Mubyeyi mwiza, ndakwingize ngo twuhagire maze utugire bashya kugira ngo tubashe kugukiranukira, kugira ngo igihe Yesu azaba agarutse, mubyeyi mwiza, azasange tumwita rwose. Ijambo ryawe riratwibutsa Nyagasani ko tugomba kwitwara nk'uko ushaka, ko tugomba kukumvira, ariko twebwe ntabwo twabyibasha. Niho twongeye kwishyirira mu maboko yawe kugira ngo urebe aho tutagendanye nawe muri uyu mwaka turangije, maze uhatubabarire. Turakwihaye kugira ngo tujye umwaka utaha uri kumwe natwe, twemera kuyoborwa nawe mu buryo bwose, mu miterere yacu, mu byo tuvuga, mu byo dutekereza, mu byo dukora, mu migambi yacu yose. Turayiguhate mubyeyi mwiza kugira ngo abe ari wowe uyiyobora. Nuko rero dukenera ko uduha byinshi dukeneye muri buno buzima bwacu bwa buri munsi, ariko icyo dukeneye kuruta ibindi ni uko uduha ubugingo buhoraho. Nuko rero twibutse kuko turi hano duteraniye imbere yawe, urebe abarwayi barimo, ubavure, ubakoze ikiganza cyawe gikiza. Mubyeyi mwiza, ndakwingize ngo urebe abakuze, ukomeze kubaha imbaraga uko bashaka kandi bakunda kuba mu nzira zawe, kuba mu nzu yawe. Ukomeze kubaha imbaraga mubyeyi mwiza. Abakiri bato, abakuze, twese tuje imbere yawe. Tweretse abafite ibibazo byinshi hirya no hino badashobora no guterana, kugira ngo Nyagasani ubagenderere. Ababuze ababo twagushyize imbere, abo tuzi n'abo tutazi ubahoreze, ariko by'umwihariko twese abatari bakumenya, kugira ngo bagenderere mu buryo bw'umwihariko, babashe kuguhindukira kugira ngo dufatanye kugutegereza. Rero natwe twasubije guhamagarwa kwawe, ndakwinginze Nyagasani ngo utubashishe kuguhagararira koko by'ukuri, utubashishe kukuyoboka, utubashe kwemera kuyoborwa nawe, utubashije kwemera kugendana nawe. Ndakwinginga mubyeyi mwiza, uduhe imbaraga z'umwuka wera ku bwacu, ntacyo twakwishoza tutari kumwe nawe. Ubwo rero turangije uyu mwaka, turi gushimira ukuntu aho turingiyemo, kandi usabye no kugira ngo uzatwinjize mu utaha turi kumwe nawe. Uhire ingo zacu zose Nyagasani, abazirimo uduheremo umugisha. Nuko rero inshuti zacu turazikuragije, twuragije imigambi yacu yose, twuragije abashyitsi twateranye, kugira ngo ukomeze kubaha umugisha kandi ukomeze kubaha ubushake n'imbaraga zo gukomeza guterana natwe kandi no gukurikira ijambo ryawe. Nuko kandi mubyeyi mwiza, turakwiragije twese ko duteraniye hano, udusezerere amahoro ubane natwe, imigisha ugenera abagukunda bose kandi uzi ko dukeneye, bidufitiye akamaro, bizatuma tubana nawe mu bwami bwawe. Biduhere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Amen.